nakuntu twaganira twunguka agatekerezo se sha mwana kafa hehe n'iyinzara kubona yenda kutwica nanjye ibyo nibyo nakubwiraga nagira ngo nkubwire igitekerezo twunguka ko twarya biyede byarabuze akazi se karafa hehe buriya reka nkubwire mani ntugapinga igitekerezo cy'umuntu utaracyumva ahubwo njyewe reka nkubwire kagira inkuru rero ahubwo wabimbura n'uwumva ubundi niwe wa ubundi do nta kuntu twakwigira nk'abapasiteri urumva twarangiza tukahita tugenda tukababwira ngo abantu ngo ni mutura none se akandi gatekerezo wa mwana bagufata wabeshya abantu ngo uri umupasiteri ariko ibintu bagukorera ko mbizira umva ariko ari nukugira we turagenda tubabwire ngo Imana iguhaye indege Imana iguhaye imodoka nani garagira ubwo ibyo bintu tureta tubanza tumubaze ati harya wumva ushaka nk'iki yego nitwumva avuze moto tite tumubwira ati Imana iguhaye moto ebyiri tite tumubwira ati Imana iguhaye noneho navuga televiziyo tite tumubwira ati televiziyo ziri mu ijuru uko zingana ahubwo nanjye ukantu ndakirutisha ahubwo twagiye niwumva ubundi reka mbanze nkubwire nta kugenda zagara utaza kwikanga nka giceri wavuze ati ndabizi bakamukaranga mu mavuta atabizi ngashaka kuba inzobe ibyo nibyo ahubwo twagiye ugiye kuzana ikote yego nzane bibiliya yego nzane n'ingofero yego uzane bibiliya ariko ikindi kibazo gihari nta kote nabona ahubwo reka njye kuzana akabayibo uzane rya kote uzane rya ngofero maze mwereke yego sha ubundi ni wowe wanjye none ntabyo yarya murabeshya ndayarya wabibiriya urankorera umuti reba abariyo tuzajya ndakuriye wa mafaranga mbonye amafaranga tuzajya mu ijuru kureba abariyo nureba ahubwo se uziko nari natwawe nakubonye ahubwo daba turayariye twagiye ariko rero sinakubwiye ko nakugenda zagara nazagara tugiye kubaseriye noneho ntabwo turaba tumeze nk'aho turi kurya amafaranga y'abantu tugenda urumva tuhita tukubwira ibitangazo bitabaho kugira ngo uhite wishima Imana yakoze sha wagiye ahubwo twagiye dore nguriya mbonye umwana ufite telefone uriya niwe Imana yakwere aratura yarya nabibona Imana yaritweretse cyagiye n'uyu rwose musomere nino jambo umfasha burya bakwita ngo iki gifunugu rwose ni gutya Imana rwose yari inyeretse ngo gifunugu hano rero yari yarambwiye ati nimura n'umwana witwa gifunugu nibwo Imana yari kubwiye neza ko itakubwiye izina ryanjye erega ariko nyine izina rye n'ubundi yari yarinyeretse ariko nyine nari ngiye niyo mpamvu ariko ibyo nta nubwo twanabitindaho iby'izina ntago twabitinda ahubwo reko uyu munsi mfite umurongo wo muri bibiri uri muranyubaka reka ngusomere nawe niwumva ari byiza uratura nuko tukubwira ibitangaza Imana ujye mu mubare w'abantu Imana yakubwiye Imana uzi Imana isigaye ikora ibitangaza ku manywa y'ihanga abantu bareba reka mbanze mwibariza akantu kamwe urumva ari igiki Imana yagukorera ukishima ndashaka iPhone urumva ushaka iPhone reka turebe ahantu umurongo wo muri Matayo ikintu tubwira ibice 12
haranditse ngo nuko Yesu agiye guhaza abantu arabanza arababaza ati ese mufite iki ngo mereho se wa mwana ko ushaka iPhone ni iki ufite nk'Imana igihereho ngo reka ibi biceri Imana ntabwo yabitubura wowe zana iyo phone niyo Imana iratubura ikagira iPhone akirasubirana amafaranga erega mujya mwizera umurimo w'Imana mwabana mujya mwizera umurimo w'Imana nose murajya mbikoreye iki nyine ubwo nawe urabyumva ugiye kuduhereza iyo telefone mu kanya wari ufite nuko Imana irahita iyigira nziza itishira iPhone ubwo uragenda mu kanya saa 7 uraba wiciye wayo ujye kubona umukozi w'Imana arayikuzaniye erega genda wishimye uko minota mike uraba wubatse etaje kuko iPhone nimba igura miliyoni 6 urumva ushaka n'ubundi kuyigurisha ugahita wibagirana cyane n'ahata ariko sinibintu ndebe yuko harimo umuriro iba witonze mwana kirakuramo na password Imana ize kubikora neza ako nimuze kumbeshya ntago twakubeshya mukozi w'Imana we ntabwo twakubeshya ariko ibyana by'iki gihe n'ibigoryi Imana yanjye sinakubwiye bino bintu birarya n'ubundi birarya ariko nyine shawaretse tukitahira tukajyana iyi mwana ko ibyinshi byota amatama wetonde tujya kubona miliyoni kuko si iPhone ni miliyoni tugende reka tugende ariko Yesu bishemera ibyiza nikabashimisha na kecu umuntu amanuje ndakaswe nanjye nuko nyaguze nkamanuje uza kusigaranya amafaranga make ya mwana nanjye ni make tusigaranye mwana ariko ntaribi tupfe kugenda si umukobwa nanapanze guhura namwe n'ubundi ndahura nawe gusa ako wabura ahantu yakura ako ndagenda ndebe mu rugo nanakuguriza nubwo nunguriza nzayakora ko aricyo kibazo turabivuganaho mwana tube tugiye mwana uri kunta stress oya mwana ntabwo ari stress so nubwo nunguriza nzayakora nubwo nta n'isambu dufite nubwo ntanayikora se mubwiye ko tubivuganaho mwana tuvugana ariko kunguriza atamwe kire kandi unyihereye nk'impano ako nabyo turareba nabirenze nabyo turareba cyagasebewe kandi ntabwo tujya duheza turayarya meze bite sha mukuruse mugiye hehe aho tugiye umwana utarengera urabona nafite Bibiliya oya ndimo papa wawe mwana izo ngizo mu isoko ntizibamo none tuzi aho bazicururiza ndahazi hano mu isoko none ko utayiguze azizabizi neza ko mu rugo ntayiriyo ahubwo reka mbabwire mana ibyo reka tubyihorere ahubwo uzi ibitangaza Imana yakoze Imana yahinduye amazi diva none rero namwe ishobora kwita Imana ahubwo reka mbabwire mwitwa bandi mwitwa Trap Trap niwe we witwa guki Fabrice yabo niba Imana rimbwiye ahubwo se mwifuza iki we mbere yuko bitubaza ni iki ufite twebwe turagifite Uwiteka turagifite Bibiliya turagifite ikote nk'iri ryanjye ryiza mbese nta na kimwe tudafite twifuza ahubwo wewe wimwifuza iki akikubwiye ariko genda ubanze ubaze mama wawe none se mwana ndinze kujya kukubaza gutya aruko nyobewe ko mama wawe ahari nuko gusabiranagaragara n'ubundi byarahanuwe yuko abantu ba nyuma ntabwo bazabemera ubuhanuzi ahubwo reka tubabwire ibintu byatugenzaga niturangiza twigendere
kajye mu mwobo ubundi se turabikubajije. ubundi uyu niwe wari uvuze neza buriya yakoze hasi anyibutse uwo shaka utsuye yanari kudomye. mva mani reka tuve mu magambo tubabwire ikintu twabashakira. Undi se kare kose wigiraga ibi. mva rero Imana yari yadutumyeho gutya, yari yatubwiye ati muratubwira ikintu mwifuza noneho Imana ikibashyirire mu bikorwa. Se wa mwana we urifuza iki? Njye numvaga Imana yanyihera akagare nkajya nkasoringa nabirenze. Usabye neza ahubwo wowe urumva we wifuza iki? Ntago birenze ahubwo ndumva nifuza nk'akamodoka n'inzu y'igipangu nzajya nkashyiramo. ibyo mugiye kubisubizwa bitarenze nyuma y'amasaha ayo 2. Ibyo ni byiza. Ahubwo tugende. ariko se mwe mwitonze mutamera nka gikeri wahiye. Ubwo ry'Imana riravuga ngo urumva akenshi ibintu duhabwa urumva biba biva mu bintu dutanga. Bivuze ati rero Imana ntabwo yaguhereza ikintu urumva nawe haba hari ikintu wigomwa kugira ngo cya kintu kigerweho. Ikihe kintu umuntu yatanga? Nimwumva se sha mwebwe nabibonye turaza no kugendana neza. Ahubwo se muri icyo gikapu harimo iki ngari ikimana iraza guheraho iguhiga. Ubwo se mwe murashaka ariko byaba ari byiza ari amafaranga. mwe murifuza ngahe? ayo ariyo yose mufite Imana ntabwo igigora. Senkani mwana Oya ni des. Erega nubwo Imana ibintu byose byemera ntabwo aba ari ngombwa ngo mudupfobye ngo senkani, ahubwo mwebwe nimuzana amafaranga menshi kugira ngo Imana ise kuyaheraho. Mfasha naribi nimuzana ayo mafaranga mwari bimwebwe muraza kubona inyungu yabyo sasa. Ubwo nimutubeshya ntabwo byakunda. ubwo se urumva abakozi b'Imana twe ntabwo tubeshya twuzuye imbaraga z'umwuka wera. bankubwiye nutubeshya Imana iraguhana. sasa Barabasi yawe urayibonye. ndabona ahubwo saa saba zibura iminota mikeya. Ari n'igihe ahubwo mwarajyaho mugasanga umukozi w'Imana we yakuzaniye akagare, we yakuzaniye urumodoka rwiza. Sawa reka tugende. Nimugende muzambwira. Nimwigendere. Ibi ndabona bikora birimo amafaranga ariko reka twitahire. Reka twigendere pe. ariko se mani ko nta kimenyetso bariya batweretse kugira ngo bayaduhe. twebwe reka tujye muri ruriya rugo rumwe rwonyine. ibintu biraba byawe turahita twitahira tujye kurya ayo dufite. ibintu birarya. noneho kayariye noneho Reka tujye kureba uko bimeze. reka tujye Turebe ukuntu bimeze pe. Bite musore? Byiza none ko munzindukiye nta mahoro. ni amahoro kuko tugiye kukubwira inkuru y'umwami. Ahubwo ngwino ntabwo tujyana hirya tukubwire. Twicare hano ku gasima. muze twinicaye hano. Umva rero. Yego. Ikintu twagushakiraga. Nakibwirwa n'iki se mutakimbwiye nye mumbwire. Imana yari itubwiye ati urumva ngo tuza tukubwire ikintu icyo ari cyo cyose waba wifuza. Urumva urakitubwira mu minota mike Imana irayimaje kugishyira mu bikorwa. Ubwo si bya bintu birizewe. si ukwizerwa gusa ahubwo biranizewe cyane. Uzi rero ikintu nifuza. Ndifuza ko inzu yanjye yaba kadasiteri. ibyo biroroshye cyane. ibyo ni nko kunywa amazi cyangwa kuzimya buji. Nundi narinje kureba n'ukuntu bimeze. Reka ntegereze ndebe. Hari akantu Ntabwo konyine usabwa. hari akantu konyine kamusaba. Akahubwo. buriya rero utanze azahabwa. buriya uduhaye nk'amafaranga cyangwa ikindi kintu wowe kikuvuye ku mutima
wewe Imana yahita iguha n'ubundi ni nka nyuma y'amasaha 3 Imana yahita iguha amafaranga menshi uhita uyizamura ubikore neza nk'ikihe cyava kuzuru aho ikivuye ku mutima cyajya Mana utaza kuruhanya buriya rero bari bisi no mu rusengero baratura cyangwa ahantu ari hose rero kugira ngo tukubwirize nuko ugomba kubanza ugatura ni igiki niko ntabwo ari ibyo navugaga Mana ni ukuduha ku biceri n'amafaranga ubundi rwose uburaje buriya rero uburabikoze reka tugende rero mu kanya saa nyuma y'amasaha make urahita ubibona tube tugiye nyuma y'amasaha make shabateka mutwe narabaza twe ntabwo turabateka ubwo se umutwe wawe uteka ukajya mu nkono buriya rero reka nkubwire ubu se umutwe wawe uteka ukajya mu nkono uwa ukongera none uko busubirana kire kuwuciyo ubwo urumva ibyo bishoboka twebwe reka tugende nyuma y'iminota mike urabibonye ibyawe ase twirindire nta kibazo sinde bigiye yabimbwiye nanga kumva none ibyici bitwika amatama we shakomeruka iminsi w'umujura ari 40 yahindutse 25 ryari umwana ahubwo reka tuguhereza amafaranga yawe rwose tubabarire rwose twebwe rwose ibintu ntabwo twabikoraga bituvuye ku mutima burya taye amafaranga yonyine wari uduhaye reka nyafata ariko ntimuzongere kwiba Grafre ya telefone yanjye abateka umutwe none bayiri Jesus je dore cyacyo natwariye telefone Grafre de nabiri reka mbikurikire sha Run. tuguye muri rwaga koto Jesus